yari umukwe ukunda ubwoko, yari umukwe uteye ishema, yari umukwe udakoje isoni. Aya ni amwe mu majambo yavugiwe mu muhango wo gusezera bwa nyuma Col Semahurungure mu gihugu c'Ubuholande. Col Semahurungure akaba aherutse kugwa mu mirwano yabahuje n'abarwanyi ba Mai Mai mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ahereye muri zone ya Mwenga. Uyu muhango wo gusezera bwa nyuma marehemu wafatwa nk'intwari mu bwoko bwabo, wabimburiwe n'ijambo ry'Imana ryo kubahumuriza imitima, ndetse nyuma yaho baza kumva ubuhamya bugiye butandukanye bwagiye buranga uyu nyakwigendera. Yari umukwe ukunda ubwoko, yari umukwe uteye ishema, yari umukwe udakoje isoni, umukwe ufite ibitekerezo byo kurwanya ubwoko, ntarebutse umuryango akomokamo, ahubwo agatekereza ubwoko ati nagiye ikizaba kizabe, mwumva ko ari intwari tuvuze mu muryango wacu. Rero Imana yaramuduhaye mu by'ukuri ishimwe kuko twagendanaga ishema kuba dufite umukwe nk'uriya. Yari igitsiri bakirwana n'umusirikare w'igitsiri, niwe warasabye imbunda zikomeye, agenda kwisanzura ararwana, aragira ati ariko umuti wa nyuma intama imaze kuva muri poze baramurasa barasanga ahamagara abantu ati abana baraza benshi cyane, bari bagira ngo bajye gusuzumira arebe ko rero yahamagaye muganga muramubwira ati tebuka araje gushikaza n'abana benshi bashiki ati ko banarashe kuko umusirikare abakoze igisirikare bagira ahantu sibure bazasibura bari bamushaka sansumira nuko kandi ndamara yari maze gushira umunsi yari abayikomeye ndamara gukora zari muzamuye kandi ntari kiyaza gasubira mu mfite ibishoboka nuko noneho barababwira ati n'abana neza abanza guhamagara mu aririnda pe uwo muganga umurahamagara barabwira ati ndagiye bari bazi hamwe n'amwe wa depeshe n'ikintu abazahamagara ko gusa kuvuje umujane mu isi aje kuyumva bashiki ahamagara nawe ndagiye kumita ariko muramenyesha mu isi gasubiza umutima inyuma mu bwoko bwacu kandi si mu bwoko bw'abanyamaguru ariko mu bwoko bw'abantu wese baramukora amaguru hasi bashinze aracika bamukura amaguru bakoresha ibyaha byabo bari bamwashari atanze yari umuntu washobora kubasonga nuko ari gushinze aracika ntiyaza kumva ngo terme y'ingabo terme yabaye yagiye kubasuka ariko muri sanse literale ya mbere ni kakantu murabizi murakabona hamwe bafata kugira ngo bakinge icumu cyangwa umwambi cyangwa inkoni ku rugamba. Rero niko bafashe bita umuntu witangiye w'abandi nabo aje hari akaba ari bubanza kuba inkingirizi mbere y'uko ugera kuri ubu ndakinga nupersa ukampitana urabona kugera kuri ubu mwene data yayingabo na subscribe maze ukomeze ukurikirana ibiganiro byacu.